byamugendekeye bite. Reka badusubize inyuma Inyamata, ubwo tugarutse inyuma muri Genocide nyine muri Mata 1994. Wa mwana w'umukobwa hano yari arimo kwiruka. Mwibuka hano wirukaga urimo gukiza amagara yawe. Wirukaga urimo gukiza amagara yawe. Hano hari mu giturage cy'iwabo, nta makuru bafite, ubona ari abantu bishimye barimo kugenda batwereka abantu banditse ino filime. Iyi filime mwibuke ko iyi ni filime ariko bagendeye ku mateka ya Genocide yakorewe Abatutsi 1994. Hano mwibuke yuko aba bantu n'ubundi ntago bari babayeho neza, bari bafite ubutegetsi bubi, ariko nako aka kanya dushimira ubutegetsi buriho bwazanye ubumwe. Hano Genocide yaratangiye, itangirira hano mu giturage Inyamata niho barimo kutwereka, ariko mwibuke ko Genocide yari yarateguwe mu gihugu cyose. Hano batangiye bakica abantu urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi cyane, kuko bakoreshaga imihoro, imipanga, amasasu, bagakoresha ibintu ubuhiri, bagakoresha nyine bya bikoresho bya gakondo. Hamwe wica umuntu ukamwica nabi. Hano abantu bari babaye inyamaswa. Umukobwa hano yaraje hano aza yihisha, handi wihishaga ukihisha ukagira ngo naho wihishe hari umuntu uri kugirire nabi, wabaga ufite ubwoba. Hano umukobwa yakomeje gukiza amagara ye, ageze hano akandagira ikintu ariko ntagashobora kuvuga. Hamwe wahuraga n'ikibazo, hano ikintu cyamwinjiye mu kaguru, ariko aracicika. Hamwe wariraga amarira ndetse ukarira ku buryo utanabasha no kurekura ijwi. Hano ikintu cyamwishe mu kaguru, arihangana arangije akivanamo, ariko ntiyabasha kurira. Urakenshi niyo unarize ukarekura ijwi hari ukuntu wumva uruhutsemo, ariko iki gihe cyari igihe cyo gukiza amagara, aho wariraga ukamira mu nda. Byari ibihe bigoye. Noneho Genocide yabaye mu Rwanda, yabaye n'igihe kinini pe. Baravuga ngo ni iminsi ijana. Ibaze iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Ibintu byari bibabaje cyane. Iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Iminsi 100 abantu barimo guhunga, nta kintu kibi bakoze, barimo kuzira uko bavutse gusa. Hano umwana w'umukobwa yarakomeje akiza amagara ye, ariko batwereka mu giturage abarimo kuraswa, abarimo gutemwa. Nyagasani, ibi bintu byari birenze ukwemera, wagira ngo Satani yari yamanutse aza mu bantu. Byari biteye agahinda. Hano bari kubabwira ati reba mbona hariya mutagira n'umwe musiga hano. Ubundi gahunda yari iyo kwica ubwoko bw'Abatutsi bugashira burundu, niyo yari gahunda. Ariko ikintu kibi cyonyine cyo kugira ubuyobozi bubi. Hano batweretse umwana w'umukobwa, hano bafataga abantu ku ngufu, bakoraga ibintu bibi cyane, ariko bibi cyane. Hano umwana w'umukobwa arwana n'ushaka kumufata ku ngufu, ariko wa mwana w'umukobwa arimo kugenda batwereka wa mwana w'umukobwa. Hano ikigabo gishaka kumufata ku ngufu, umwana w'umukobwa aranga
umwana w'umukobwa yanga yuko bamufata ku ngufu, ariko batwerekana wa mwana w'umukobwa akibonye yanze yuko amufata ku ngufu kiramwica. Nyagasani, kiramwica. Hano niko byagendaga. Abantu bakoze amahano, bakoze ibintu bitari byiza, bakoze ibintu birenze ubwenge, bakoze, bamwe baranavuga ngo wagira ngo ni amana yari ikintu mu gihugu. Ako kanya ari umwana w'umuhungu waje afunga ati tonde utuze. Yamufashe umunwa, undi aramubwira ati ntunyegere, ati humura ndi hano kugukiza, ndi hano cyangwa kugufasha, ati ihangane ndi hano kugufasha kandi mbabarire unyumve, ati ndakubwiye ngo, ati umbabarire mukize. Mwibuke ko ntabwo haburaga abantu beza, bamwe na bamwe, cyangwa ugahura n'abo murimo guhungana, mukaba mwabasha guhungana, Imana yabafasha mukarokoka, kuko hari aho Imana, ati njyewe kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati umbabarire. Undi aramubwira ati okay, nta kibazo, njyewe ngiye kugenda, nawe ugende inzira yawe, ati nta kibazo, ati komeza inzira yawe. Hano umuhungu yashatse gufasha umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa yahahamutse, aravuga ati nta kibazo, kangenda inzira yanjye, nawe ugende iyawe. Umwana w'umukobwa, mwibuke ko ni inkuru turimo kumva y'uyu mwana w'umukobwa, gusa ariko tunarebera ishusho hamwe ry'ukuntu byari byifashe mu gihugu cyacu. Byari ibintu bibi cyane, byari ibintu utabasha kuza hano ngo uvuge uko wiboneye. Natwe tuba tuvuga nubwo tutaba twaravutse icyo gihe, wenda tutabibonye, ariko amateka yacu ubwayo arisobanura. Hano umwana w'umuhungu yaragarutse aza ariko yitonze. Hano byasabaga yuko umuntu aba yabasha kukugirira icyizere, kuko hano byageze aho umwana yica mama we, umubyeyi akica umwana we, ababyeyi ubwabo hagati yabo bakicana ngo barimo gupanga amoko. Nyagasani, byari ibintu bibi. Hano aramubwira ati rero ugomba kunkurikira, nimba ushaka tugomba kunkurikira, tukagenda tukareba uburyo twigisha, cyangwa tukareba uburyo turokoka. Ati rero nta kindi kintu, ntabwo waguma hano, nuguma hano bari buze kukwica. Mu giturage bageze aho ngaho batangira gutwika, abantu bari babaye amadayimoni, bari babaye nka Satani, bari babaye abantu babi cyane. Batangiye gutwika bafite imihoro, imipanga, amashoka. Ariko ibi byose byaberaga mu gihugu kimwe, byaberaga intambara yasaga nkaho yateguwe rwose, yateguwe neza. Iyi ntambara yari yarateguwe, hahandi uvuga ngo ubuyobozi bwari buriho, ntabwo navuga ko bwari ubuyobozi bwiza, bwari ubuyobozi bubi pe, ubuyobozi bubi, ubuyobozi budashyira abantu ngo babaringanize, babagira abantu bamwe. Ubuyobozi bwari bubi, ari naho tugomba kuzajya dushimira ubuyobozi bwacu, na perezida wacu Paul Kagame, tukamushimira. Hano umwana yageze mu giturage cy'iwabo, asanga abantu b'iwabo bose bapfuye. Basanze abantu bose baba bapfuye, reba abana bapfuye, barangiza ibaze gupfa. Byari birenze. Noneho ugasanga ibaze umwana nka gutya
akica umubyeyi we akamwicara iruhande. Maze umwana uba warabonye bino bintu, mwibaze mwabana mwe. Hano umwana w'umukobwa yageze mu giturage cy'iwabo, asanga igiturage cy'iwabo cyose bagishyize hasi. Abantu babishe noneho urw'agashinyaguro, urupfu rumwe rubi cyane. Umwana biramurenga, arangije yabonye hano byari biteye agahinda. Hano yaraje abona musaza we, ati munyagasani, ati ibi ni ibiki koko bakoze, ati ibi ni ibiki bakoze, noneho ibi ni ibiki bakoze, aba bantu ni ibiki bakoze, aba bantu ni ibiki bakoze. Undi amubwira ati ceceka, hano warariraga ukarira, ariko ukarira, ati ceceka, nyamara nukomeza kuvuga cyane, ati natwe baraza batwice, ati ceceka, ati ceceka, ati ahubwo haguruka tuhunga, ati uyu nguyu ni musaza wanjye, ndebera ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ati uyu ni musaza wanjye. Umwana reba aba bantu ibintu bakoze. Abantu baragiye bahinduka inyamaswa, ariko n'iminsi yagiye yicuma, ariko abantu bagakomeza kumva banyotewe no kwica amaraso. Dore icyo bita rero ijoro ribara uwariraye. Iki nicyo bita ijoro ribara uwariraye. Guhunga uhungisha amagara, guhunga nta kintu kibi wakoze, guhunga uzi ko usigaye wenyine, famiye yawe bayishe, guhunga uzi ko urimo guhunga igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo, si n'ayandi mahanga, guhunga uzira ubuyobozi bubi, guhunga uzira abantu babi. Undi hano yakomeje kumubwira ati ihangane, ndimo kumva ibihe urimo gucamo, ati ndimo kumva ibihe rwose urimo gucamo, ati ndimo kukumva neza cyane, ati ndimo kukumva neza cyane, ati kandi ubu nanjye ndimo kwibaza, ati se njyewe hari abanjye baba barokotse, ati ndimo kubyibaza, ati kuko aba bantu barimo kutwita inyenzi. Ibaze abantu bicaga abandi barimo kubita ngo ni inyenzi barimo kwica. Ibaze, ese wowe mana y'isi n'ijuru, ibaze kubona abantu barimo kwita abandi inyenzi ngo barimo kubica, ngo babona ko atari abantu nkabo. Ibintu ahantu byari bigeze, ibaze ni ukuri kw'Imana mu ijuru. Abantu, umuntu agahunga, arimo guhunga umuturanyi batizanyaga, basabanaga umunyu. Umuntu agahunga, arimo guhunga umwana we, umuntu arimo guhunga umuyobozi we wamuyoboraga, umuyobozi arimo guhunga umuturage we. Ibaze, hano abana bakomeje, umwana hano wakomeje kuvuga ati uriya ni wo wari umuryango wanjye, uriya ni wo wari umuryango wanjye. Atari kurimo kwibaza, ese turimo kuzira iki? Ati ndimo kwibaza ikintu turimo kuzira. Ati kuko ndimo kwibaza ngo twakoze iki? Ese twakoze iki? Twacumuye iki koko? Umwana w'umuhungu aramubwira ati ngaho rero egera hano umuriro, tureke gukomeza gutyo, egera hano umuriro, kuko imbeho nayo ubwayo yaza kukwica. Icyo bita ijoro ribara uwariraye.
nituzajya tumenya amateka, cyane cyane amateka y'igihugu cyacu, tujye tuyubaha, tujye twubaha amateka y'igihugu cyacu, tunabashe kuyigiraho. Bakomeje kutwereka ahantu hamwe na hamwe bagiye bica abantu. Ibaze ukisha, hano umwana w'umukobwa yarishe abona ababyeyi be barimo kubica, hamwe wabaga urimo kubona abavandimwe bawe, ababyeyi bawe barimo kubica, ariko ukisha, bakaza bagafata uduhiri bakica abantu. Hamwe agahinda kakwicaga kakakugumamo, amarira akaba ari yamanuka gusa, hamwe utabashaga no guhumeka, wabona agahinda kagendaga kakakwica, ubona abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, cyangwa n'abandi bantu barimo kubica, bikakugumamo handi wavugaga hamwe watabaraga ubuzima bwawe, ariko kandi ubona n'ubwo abandi abantu ukunda barimo kugenda. Hano ababyeyi bose barabishe umwana hano, ariko ugenda bavuga ati tujye no ku rundi rugo. Ibaza abantu ukuntu byari byagenze. Aba bantu bari babaye iki? Aba bantu ese Mana ni hatari. Hano umwana w'umukobwa yakomeje kuba ari hano, ageze hano yumva arakomeza ararira, ariko hahandi urira ijwi nirisohoke, arira ijwi nirisohoke. Hano mwibuke ko hari abarimo kugenda nabo bashaka aho bahungira. Wa mwana w'umukobwa na wa mwana w'umuhungu barimo kugenda hano, barangije baraza babona hano umwana w'umukobwa, wa mwana w'umukobwa arimo kurira, narimo no kureba, aranya ati bite, arikanga ati bite, ati gwino hano, ati gwino, baramuhamagara ati wigira ubwoba, ati gwino vuba vuba, ati gwino. Hano wabonaga, hano ni handi wabonaga na mugenzi wawe, ukaba uvuga ati mbonye umuvandimwe, umuntu duhuje ikibazo. Ati arangije arababwira ati hano ni mu rugo iwacu, ati abantu bose barabishe, ati muze. Hano umwana w'umuhungu yakomeje kubitaho, ariko ndebera ni ukuri kw'Imana Nyagasani. Hano umwana w'umukobwa yaraje abona ababyeyi be bapfuye, abona papa we yapfuye. Ibintu byari biteye agahinda, n'umubabaro, byari birenze ibitekerezo bya muntu. Iyi Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 ntimukegeranye n'izindi ntambara. Urabona izindi ntambara zabaga wenda ari iz'ibihugu abantu, ariko hano ni hahandi Abanyarwanda, reka mbivuge gutyo, Abanyarwanda, hahandi nyine abenegihugu, abantu bavindimwe, abantu bafite ubwenegihugu, nyine abantu navuga ngo abantu bo mu gihugu, cyangwa abantu bavuga ururimi rumwe, aribo bishe abandi bavuga ururimi rumwe, Abanyarwanda. Hano ukubera ikintu cyonyine, ubuyobozi bubi.
nyamara tujye dushima leta yacu, leta yatugaruriye, kuko leta yakoze ibintu ibaze guca. Hano umwana w'umuhungu yaraje asanga no mu nzu abantu bose babishe. Hano umwana w'umukobwa yaragiye abona asanga na murumuna we bamwishe, ararira asanga na murumuna we bamwishe. Mwibuke yuko gahunda yari yo gutsemba abantu bose bakabamara, yari iyo kwica abantu bose bakabamara, kwica abatutsi bose bakabamara. Ese uyu mugambi mubisha koko kubera iki wabaye? Kubera iki ibi bintu byabaye? Gusa nyuma ya byose tujye twigira ku mateka, ibyabaye ntibisongere kuba, nk'uko duhora tubyigishwa, nk'uko twabyigishijwe. Urukundo nirwo rwa mbere, turi umwe kandi urukundo nirwo rugomba kuturanga. Twibuke twiyubaka. Mwibuke ko turimo kwibuka. Ako kanya baje kumva harurira hirya, ati se hano hari umuntu waba uhari? Agiye kubona abona n'undi, ati umuvandimwe wanjye, n'undi muvandimwe we wabashije kwihisha, arimo kwihisha. Ariko nababwiye hano warariraga ukarira, ariko ntihagire niwumva ijwi ryawe ukarira ikiniga kikakwica. Ati muvandi uracyahari? Ati yego. Ati ndacyahari, ariko abantu bacu bose babishe, babamaze. Hano n'umuhungu ikintu yakoze, yavuze ati reka nanjye nce iwacu ndebe uko byifashe. Hano nta n'inyoni yari irimo gutamba. Mwibuke yuko nta n'inyoni irimo gutamba, kuko n'inyamaswa zigera aho ngaho zikabona zirabirenze zikagenda. Gusa hano ikintu bita ngo inkongoro, byari ibintu bibabaje. Hano barageze hano mbumva nta n'inyoni isa n'itamba, nta n'inyoni itamba. Hano akiri hano hari ikintu yumvisha gikomye, ati mucicike. Ati rero mucicike. Mwibuke hano ukaranga amagara namanika akaboko. Byari ibintu bibabaje. Iyi ariko nkomeza kubibutsa, iyi ni filime bakoze, ikozwe kugira ngo ishingiye ku mateka cyangwa kuri Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hano wa mwana w'umukobwa urimo kutubwira iyi nkuru yose, kuko arimo kutubwira urugendo rwe rwose. Mwibuke ko twatangiriye inyuma ya Genocide, hano no turi muri Genocide uko byari bimeze. Ariko unabifata ko hose noneho iyi ni filime bakoze bagendeye ku mateka. Mwibaze noneho ukuntu byari bimeze. Nyagasani reba, hano umwana w'umukobwa yarafunguye asanga hano bishe abantu. Umwana w'umukobwa ati cicika, ati mbabarira ucicike. Umwana w'umuhungu arangije ati hano warahahamukaga, hamwe wabonaga ibintu bikakurenga, ukavuga ati nyagasani bikakurenga. Umwana w'umuhungu yarinjiye, basi wenda niwe usa nkaho nyine ufite ku mutima ukomeye, ariko hano nta mutima n'undi ukomeye wabaga uhari. Hano umwana w'umuhungu yaraje abona papa we bamwishe. Umwana w'umuhungu yaraje abona papa we bamwishe. Hano umwana w'umukobwa we byaramurenze.
mwibuka ko twatangiye anavuga ngo ati ibintu nabonye aka kanya ntabwo bimva mu maso n'igihe mbona nsa nkaho nyibirimo, cyangwa nkabona bisa nkaho bimaze kuba aka kanya. Abantu baragiye nyuma ya Jenoside barahamuka bitewe n'ibintu babonye, bitewe no kubura ababo, bitewe abantu baragenda bamera nabi ku buryo ariyo mpamvu tugomba gushimira leta yazanye abantu yagiye bigisha, isa nkaho ibasubiza ku murongo, igihugu iragenda ikigira neza. Ubu ngubu turi mu gihugu cyiza cy'u Rwanda kimeze neza, igihugu navuga aka kanya noneho gitemba amata n'ubuki, naho mbere rwose barabeshyaga. Hano hari umwana w'umukobwa wari uri hano ati mbabarira ntunyice, undi aravuga ati ihangane ntabwo ngenje kukwica, nahumura. Ndagira ngo hano turi abantu batatu, hano bafite abakobwa batatu, ndagira ngo uze nawe utwiyungeho. Ati hoya, ati se nabwirwa n'iki ko nawe utagiye kumuhotera? Ati hoya, ati gwino nawe uve hano, ati ntabwo uri bugume hano ni umwana w'umukobwa, ati mbabarira uze hano. Kumbe hano ni urugo rundi bari baciyeho, cyangwa n'umwana w'umukobwa wari waje kurwihishamo. Ati gwino tugende. Umwana w'umukobwa nawe aramufata aramujyana. Nakubwiye ngo abantu bagiye batabara abandi ku buryo usanga ari umuntu uvuga ngo uno muntu yaranabaye. Hano rero yaraje afata wa umwana w'umukobwa ageze ahangaha, abona nimba ari papa we, araza ararira. Ibaze wajyaga ukabona umwana ibintu bimeze ati hoya, ati wirira handi wabuzaga umuntu kuririra uwe kugira ngo adasakuza namwe makaba babica. Ibaze ahantu byari bigeze. Ibi bintu byari birenze ukwemera, bagenda batubwira amateka bikaturenga. Abantu batatinyaga kwica abantu ngo babicire no mu rusengero. Ibaze, hari naho numvishe ngo hari n'abamansera, abantu tuzi abamansera tuba tuzi ko ari abantu b'Imana, ari abantu b'iki. Ati hano bagakora nyine amahano, aribyo nashaka kubabwira, bagakora amahano bagatanga abantu cyangwa bakababwira ngo nibasohoke. Hano yabaramubwira ati Keza haguruka tugende, ntabwo twaguma hano. Keza we yari yahamutse, mwibuke ko yavuye mu giturage cy'iwabo na bose babishe. Hano abicanyi bazaga bavuga ngo u Rwanda ku bw'Abahutu. Ibaze ngo u Rwanda ku bw'Abahutu, niko abicanyi bazaga baririmba ngo noneho ngo bariya bose ngo ni inyenzi. Ngo u Rwanda ku rw'Abahutu, ngo abandi bose ngo ni inyenzi, cyangwa kuvuga ngo Abatutsi ni inyenzi. Hano babakobwa baraje barihisha, barangiza baraza abicanyi bafata umwana ati mumbabarire, atoya ugomba gupfa, atoya mumbabarire, ati ugomba gupfa, ceceka. Ati u Rwanda ku rw'Abahutu, bagakomeza bakavuga iki kintu ngo ya ugomba gupfa. Ibaza aho umuntu yazaga akabwira mugenzi we ngo ugomba gupfa. Si wowe wamuhaye ubuzima, si wowe wamuremye, si uri Imana, nta kintu uri cyo cyagombaga gutuma waka umuntu ubuzima, kuko si wowe wamuhaye. Hano umwana amubwira ati rero muguma ahangaha, urumva? Ati rero muguma ahangaha, ati munyumve, ati mugiye kugenda kandi nta buryo gusigana. Ati murimo kunyumva? Ati nta bintu byo gusigana. Ati
rero mu nyumve neza, ati tugiye gutambuka gake gake kugira ngo turenge hano hantu. Bazanye ibipine birimo kwaka, barangiza barambika kuri wa mwana w'umukobwa bamutwika ari muzima, barimo kuvuga ngo bagomba gupfa. Mbibutse yuko ati tugomba kubica izino nyenzi, ngo tugomba kwica inyenzi nyinshi. Babana barahekanye, uwari ufite igikomere. Hano umwana ageze ahangaha aragwa kuko ati undi aramufata. Mwibuke ko uyu nguyu ari n'umuvandimwe we, aramufata amwe ati jya mu mugongo muheke. Mwibuke ko abantu barahungaga bakava nk'ahangaha, bakava nk'i Kigali bakagera za Rusizi, bakambuka bakagera za hehe. Abantu baragenze. Dore nano icyo bita ijoro ribara uwariraye, ni iki ngiki baba bavuga. Babwiye ngo guhungisha amagara yawe, ugahungisha amagara yawe. N'ibi ngibi baba bavuga. Hano yamubwiye ati Keza, ati kuba tugeze ahangaha ni ukubera Imana. Ati kuba turimo guca muri bino bintu ni ukubera yo. Ati kandi tugomba kubicamo. Ati iyi Mana ntekereza yuko ibi bintu byose tuzabicamo, tukongera tukagira ubuzima bwiza, ndetse tukabaho neza. Ati Keza, tugomba gukomera. Imana izaducisha muri bino bintu bigoye. Ati rero tugomba gukomera. Ati kandi wihangane. Keza hano yumvishe ikintu, ati hoya humura, nta kibazo, nta kintu na kimwe gihari. Hano umwana yarahahamutse, ati humura, nta kibazo na kimwe gihari. Ati nta kintu gihari. Ati komera, nta kintu na kimwe gihari. Hano bose barikanze. Ese ni bande bumvishe? Hano barikanze. Mwibuke ko iyi ntambara uko yabaga hose, ni gutya uduce twose two mu gihugu twinshi, ariko uduce twose ni kuba ko iyi jenoside yarateguwe, niko hose byabaga bimeze. Abantu bose bari bahangayitse, abantu bose bari barimo kwicwa. Amateka hano baraje barazimya. Hano byari ngombwa yuko muzimya kugira ngo hatagira n'ikintu na kimwe kigaragaza yuko hano hari abantu. Barazimisha, bari barimo kumva ba bantu baraje barazimya, ugapfuka umwotsi kugira ngo utazamuka, kugira ngo ariko sinzi. Hano iminsi yakomeje iricuma. Mwibuke ko jenoside yabaye iminsi 100, hapfa abarenga miliyoni. Nyagasani, hapfuye abantu barenga miliyoni, Abatutsi barenga miliyoni, harimo abagore, abana n'abagabo, abakecuru n'abasaza, ingeri zose. Hano batweretse, bakomeza kutwereka babakobwa, kutwereka abakobwa hano bari hano mu kizu. Iminsi yakomeza iricuma, ariko abantu bagiye bicwa. Hano hari icyo bikanze. Ati nta kintu mwumvishe. Barakomeza, baraza afata ati utuzi. Ati kiza hano tugomba kwirwanaho. Ati kiza hano tugomba kwirwanaho. Arangije afata igiti. Harije ati ni njyewe kumwe ni wa mwana w'umuhungu. Ati ni njyewe muhumure. Ati ni njyewe.
ati ni njyewe muhumure. Ati se waba ubonye ubufasha? Ati ubonye ubufasha bw'umwana w'umuntu? Ati nta bufasha mbonye. Ati nta bufasha buhari nyagasani. Ati nta bufasha buhari. Ati nta bufasha buhari pe. Ati se noneho tugiye gukora iki? Tugiye gukora iki? Ati rero tugomba gushaka plan B. Ati ngiye kujya mu kindi giturage cyangwa mu kandi gasantere ndebe ko nabona ubufasha. Ati murimo kubyumva? Ati ngiye kujya mu kandi gasantere ndebe ko nabona ubufasha. Ako kari hano ati hoya ntabwo wakongera kudusiga hano. Ati munyumve nta kintu muri bube ndi buzi. Ati hoya ntabwo twakongera gusigara aha ngaha. Ati ariko munyumve, ati kujyana niko twese dupfuye twapfira hamwe. Ati mwege muguma aha ngaha, hano hantu ashobora kuba hatekanyemo gakeya. Ati muguma aha ngaha. Ati muguma aha ngaha njyewe ndahita ngaruka. Ati ngiye gushaka ubufasha ndahita ngaruka. Ati murimo kunyumva? Ati yego. Ati guma aha ngaha rero. Ati muguma aha ngaha. Wa muhungu aterura cya giti nawe cyo kugira ngo aze kwirwanaho nagera ushaka arangije areba wa mwana w'umukobwa aramubwira ati ndi bugaruke. Ati ndagaruka. Umwana w'umuhungu arangije abasiga aho ngaho aragenda. Basigara hano. Nyagasani ibi bihe byari bigoye hahandi inshuti yawe yakwicaga, handi wari urimo guhunga inshuti yawe, wari urimo guhunga ababyeyi bawe, warimo tujye twumva inkuru abantu bagenda batubwira cyangwa ubuhamya abantu bagenda batubwira tukumva biraturenze, ukibaza ngo ibi bintu byakozwe n'abantu, kumva nyine birakurenze. Hano wa mwana yageze hano muri quartier yaragiyemo asanga abantu barimo kubica. Abantu bakomeje kwica abandi nta kintu na kimwe, uko babica ariko babasahura, bakaza bakabatwikira amazu, kuko gahunda ariyo kwica abatutsi bose bakabamara. Abantu bari babaye inyamaswa. Ati bakomeza kuvuga rya jambo ati u Rwanda kurw'abahutu. Abantu bari barashyize imbere amoko. Ahandi twari tugeze, mwibuke ko wa musore yagiye kureba abantu bashobora kuba babafasha cyangwa bashobora kuba baha ubufasha. Yageze rero muri quartier, mwibuke ko yasanze abantu barimo kubica, barimo kubakorera ubw'agashinyaguro, abantu barimo gushya, abantu babatwitse, abantu babatemye, abantu babamaze. Hano gahunda yari ihari yari yo kwica ubwoko bw'abatutsi bose bugashira. Hano yaraje asanga abantu bose bashize, agahinda karamwica. Banze yari na quartier y'iwabo, arebye ku ruhande abona hano hari umukobwa nawe uryamye bamwishe. Hano abantu bari babaye inyamaswa. Mbibutse ko yuko iyi ni filime yakozwe bagendeye ku mateka yabaye mu Rwanda, amateka y'amahano yabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo Genocide yakorerwaga Abatutsi yabaga. Hano yaraje, tugaruke aho yasize babana b'abakobwa. Hano imvura yatangiye kugwa, nibuke ko noneho muri bano bakobwa harimo n'utwite. Imvura hano yatangiye kugwa, itangira kugwa, gutitira hano byabaga, waratitiraga hano, imvura yarakunyagiraga n'uyumva utajya ngo hano no kubona none ngo barimo gutitira. Ubwo babaga bafite hano yarababwiye, yaramubaje ati ese uratekereza ari bugaruke?
ati yego ndabizi neza ko ari bugaruke, ati yagiye gushaka ubufasha, ndabizi neza yuko ari bugaruke, ati rwose ari bugaruke. Hano ubwoba bwivanzemo kubaho nabi, bwivanzemo nyine byari ibihe bigoye, byari ibihe uko bakunda kubivuga, ibihe by'amaraso, ibihe by'icuraburindi, ibihe bibi byari bigoye cyane cyane. Hano bakomeje barimo kwibaza kuri uwo musore ati ese kuko ari buze, bakomeza ati rero ntabwo rero tugomba kuba twava hano, ati ntabwo twava hano, ati se urumva umeze gute? Undi azunguza umutwe, nyine hari ukuntu ubona ukabona ibintu byakurenze, ukabona ibibazo byakurenze. Iyi ni intambara yabaye imyaka ishize itegurwa, hari hashize igihe kinini itegurwa, kuko ntabwo ari ibintu byaje ngo bihurirane gutya, ahubwo byari byarateguwe kubona iyi mu gihugu kimwe abantu intambara ibera icyarimwe mu bice byose. Hano abantu batangiye rero guhunga bava hirya no hino, abantu bahunga. Mwibuke ko uko babitubwiye, hano aba bantu berekezaga muri Uganda cyangwa bambukaga berekeza muri Uganda, ubwo nyine n'ibindi bice byose abantu bambukaga bahunga. Nuko hano kuri ino filime turimo kureba, aba bahungira Uganda. Hano hari ba bakobwa bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka tugende, bari bumvishe nyine abantu, barebye babona abantu barimo guhunga, ati rero bano bantu nta kibazo, reka twabakurikira tukajya aho barimo kujya, kuko babonaga nyine ari abantu barimo guhunga kandi natwe turimo guhunga. Ati rero tugende tubakurikire tujye ahantu barimo kujya, ati tujye ahantu barimo kujya, ati mubanguke twerekeze ahantu barimo kujya. Barangije barazamuka kugira ngo nabo bajye mu murongo w'ahantu barimo kujya, mu murongo w'ahantu barimo kujya. Ibintu byari bigoye, uzi kwirukanka, uzi ko nta kintu wakoze urimo, byari ibintu nyine bibabaje biteye agahinda. Hano hari abo babonanye, ni gutya wageraga gutya ugahura n'umuntu wawe, ati umeze gute? Ati ntabwo meze neza, ati urabona ko iyi situation cyangwa ibintu turimo ntabwo byoroshye, ati ese abandi bari he? Ati bose bapfuye, ni njye usigaye njyenyine, ati ihangane, ati komera, ati rero use murimo kujya he? Ati hirya hari urusengero batubwiye ngo niho hari amahoro. Ati mwibuke ko hano abantu benshi bahungiraga mu nsengero, bagahungira mu nsengero, ariko amateka tubwira yuko no mu nsengero rwose abicanyi batatinye kwica abantu, ngo batinye Imana, ngo bakomeje bica abantu kugeza n'aho hari abapadiri, abapasiteri bagiye batanga abantu, babandi bagusengeshaga akaba aribo bagutanga, wa wundi wajyaga gusaba penetensi akaba ariwe ugutanga. Byari ibintu bibabaje bimwe bikomeye cyane. Hano babakaga rero inuzi indangamuntu, wasanga nta ndangamuntu ufite kugira ngo barebe ubwoko bwawe. Wumva ahantu leta yari igeze, abantu bose bari bafite indangamuntu zirimo amoko. Hano bakwaka indangamuntu yawe, babona nawe ifite kugira ngo bakagucisha ku ruhande bakagira. Bivuga ko n'abantu bicaga abantu babahoraga ubusa cyane, kuko impamvu warebaga abandi bantu ukareba abandi ni uko wamuzizaga nyine ubusa, kandi kuko wabonaga ari mugenzi wawe, izi kubona umuntu ukabona muhumeka kimwe, mugira kimwe, ariko ukifata ukamwica. Hano rero haje kuba intambara, barangije bahita bafata ba bantu bose babamanjiramo amasasu. Nyagasani, bose abahunga barahunga, abo barasa barabarasa. Hano
interahamwe zaragiye zikora ikintu bita ibintu bitabaho, zikora ubwicanyi bw'indengakamere. Zakoze ubwicanyi bw'indengakamere. Iyi jenoside nk'uko twagiye tubyigishwa yarateguwe maze ishyirwa mu bikorwa, maze bakazajya barasa bavuga ngo twebwe turi abahutu. Ibaze, mukica abantu mutigeze murema, mukica abantu. Byari ibintu nyine biteye agahinda kandi bibabaje cyane. Rero ba bakobwa bakomeje kwerekeza, ariko mwibuke ko Keza we yari yaratsikiye, twarabibonye mu gice cya mbere, yari yarakandagiye ikintu cy'icyuma kiramukata. Rero hano harimo n'umuntu utwite, harimo n'umukobwa utwite cyangwa wenda umudamu utwite. Hano barakomeje berekeza y'ibihuru cyangwa yerekeza y'amashyamba, imisozi. Abantu buriye imisozi, abantu barahungaga. Urabizi ko ukaranga amagara namanika akaboko, rwose. Baraje hano bananiwe. Mwibuke ko uyu wari ubaye umunsi mwinshi cyangwa umunsi w'igihe kinini. Hano arebye abona hirya, arareba ati muri muzi, ati murebe hariya. Barangije babona inzu, ati mwabonye inzu, ati murebe hariya, ati ngiriye inzu. Ariko kwihisha mu nzu byabaga nyine, ati se turajya mu nzu, ati wamenya ari iki, ati ariko nyamara dukeneye kuruhuka, ati twagenze cyane, dukeneye kuruhuka, ati mu bitekerezo tugende basi nyine turuhuke. Barangije Keza arahaguruka, bose nyine barahaguruka. Bafashe umwanzuro y'uko bagomba nyine kujya kuruhuka, bakaruhuka kugira ngo baze kumera neza. Bahise bajya muri ya nzu, baragenda barasinzira, bagwaga nko kugwa agacuho nyine, kuba ubonye basi akanya aho waba uhengetse umutwe. Hano uw'inda yatangiye kumufata, navuga inda yatangiye nyine kumurya. Inda yatangiye kumurya, arahaguruka. Mwibuke yuko iyo umuntu ugiye kubyara, iyo inda imufashe, hari igihe nyine bimusaba yuko nyine iyo ubabara n'undi no mu buzima busanzwe urasakuza cyangwa uravuga cyane. Hano yatangiye gutaka, aravuga ati, undi hano amubaje ati ni iki, ubaye iki? Ati ubaye iki? Ati ndimo kuribwa, ati ndimo kubabara, ati icara hasi, ati tuza, ati ngwino kandi wicare, ati kandi nyine utuze. Hano yatangiye gusa nkaho asakuza, ariko ari kwa kundi nyine handi wasukuzaga ibintu byose ugashyira hasi. Hano yatangiye gusakuza, kandi mwibuke yuko bari mu bwihisho, barimo kwihisha. Handi wasakuzaga ariko ugasakuriza mu mutima, handi ibyo bita guhamba muri roho, nyine ugaceceka. Ati batangiye ati ihangane. Hano bandi bose ati se abaye iki? Ati arimo kuribwa, ati ceceka. Hano nta kindi kintu wakubwira, ati ceceka, nyamuneka ceceka, ati hano agashaka kumupfuka umunwa, ati bikomeza gusakuza cyane. Ariko mwibuke yuko arimo kuribwa, inda irimo kumurya, ati ihangane.
hano batangiye kugira ubwoba bitewe n'ukuntu hano mugenzi wabo yari arimo gusakuza. Hariya hari uwicaye yatuje, tangiye gusa arasakuza cyane, atari ko se ntabwo ushobora guceceka, ati yewe arimo kubabara. Hano batangiye kugira ubwoba, ati arimo kubabara cyane. Hano bakomeje kumubuza kuba yasakuza, arangije arasakuza, ati tubabarire basi uceceke, ati gabanya, ati ceceka nyamuneka, ati ceceka, ati komeza wihangane. Hariya ariko undi aracecetse nyine aratuje, ariko uno yakomeje gusakuza, kandi gusakuza kwe arangije arasakuza. Ati wamubwiye agaceceka, atarimo kubabara, rega arimo kubabara. Arangije bavanayo igitenge baramufubika cyangwa baramworosa. Arangije arakomeza, arangije aramubwira ati ariko wowe ntabwo ushobora guceceka, aturi ikigoryi, ati wacecetse. Arangije amupfuka umunwa, kwa kundi upfuka umunwa kugira ngo umuntu adasakuza, amupfuka umunwa, baramufata nyine kugira ngo arekere kugira. Arangije araceceka, arangije araceceka. Ati wari uzi n'ikindi, ati uramwishe, nyagasani. Kwa kundi bamubuzaga hano, bamubuzaga nyine kuba yamubuza guceceka, yamubuza gusakuza, byarangiye umukobwa ahapfiriye. Ibi bintu bibaye atabishaka, ibintu byari biteye agahinda. Handi nyine ibibazo byazaga nyine atariwe bisa nk'aho ariwe biteye. Hano mwibuke ko ari inkuru ya Keza turimo kumva. Ati uwo munsi, ati nta muntu n'umwe wigeze urokoka, byari ati iryo joro cyangwa uwo munsi, ati byari bibi, ati byabaye bibi cyane, biba bibi cyane, ati byabaye bibi cyane pe. Ati nta muntu wigeze urokoka. Ese byagenze bite? Kumbe muri ya nzu baraje babasangamo, mwibuke yuko nyine wa mukobwa ye yarasakuje cyane, arasakuza, interahamwe ziraza zibasangamo, baraje babasangamo. Arangije areba gufata abantu ukabanga nta kintu bigeze bagutwara. Ati mwebwe, ati ngwino hano, ati wowe ngwino hano, ati ndavuze ngo ngwino hano, nyagasani, ati ndavuze ngo ngwino hano, ati kandi banguka. Umukobwa aza n'ubwo wabwize. Ibi bintu byose birimo kubera muri ino filime ni ibya nyabyo, byarabaye, birishingiye ku nkuru mpamo. Abantu bakoze amarorerwa, bakoze ibintu bitari byo. Arangije aramufata, aramubwira ati ndabanga. Ibaze kwanga abantu nta kintu bagutwaye, ati ndabanga. Abantu bari bafite urwango rumwe rukomeye cyane, abantu bari bafitiye abandi urwango rumwe rukomeye cyane. Arangije aramujyana, ntabwo yigeze amwica. Arangije aramujyana, maze nyagasani batangiye kumva induru ya wa mwana w'umukobwa bajyanye. Muri make baragiye bamufata ku ngufu, abantu bagiye bafata abandi ku ngufu, baragiye bamufata ku ngufu. Hano urarira ukarira, ubuzi ko ari wowe ugiye gukurikiraho,
uragenda ukarira 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 ukarira. Hano noneho hari n'uwo byanze byageraga aho ngaho kuvuga bikanga, ururimi nirusohoke mu kanwa, nirusohoke mu kanwa, ururimi nirusohoke mu kanwa. Wa mukobwa yavuyeyo, wa mukobwa yavuyeyo nyine bari bamufashe ku ngufu, bari bamufashe ku ngufu. Byari agahinda, byari biteye agahinda, byari biteye agahinda n'umubabaro. Byari ibihe by'icuraburindi. Satani yari yamanutse mu bantu. Tujye dukomeza dushime aho u Rwanda rugeze. Iyo hataza kubaho leta y'ubumwe, hano umukobwa yari yikubise hasi ahita anapfa. Hano umukobwa yikubise hasi, menya yarahise anapfa, menya yarapfuye. Hano abandi bihebye, abandi nyine bihebye, abandi bihebye. Hano yaraje aririra kuri wa mukobwa, nawe uvuga ati ni njyewe ugiye gukurikiraho, ni njyewe ugiye gukurikiraho. Ya nkozi y'ibibi nawe yaraje yarangije aramubwira ati nawe rero gwino, ati gwino Keza. Ese Keza hano ho we yaharokotse ati? Hano Keza ko yavuze ko uyu munsi wari ugoye, yatubwiye ko uyu munsi wari ugoye, yaharokotse ati? Hano uyu nguyu yari yahamutse. Keza arangije arahaguruka, arangije. Kumbi hano nta nubwo wa mugabo ari we wenyine, yaraje amwinjiza amukubita umugeri ibaze. Barangije baraseka. Arangije aramubwira ati Keza, mwibuke yuko ubushize ahura na wa musore mu gice cya mbere, nawe yashatse kwirwanaho gutya, ariko si hano ho ari buharokoke. Ati gerageza, ati wese ati nawe gerageza, ati katurebe noneho icyo ubasha gukora. Arangije kimurambika hasi, ati cicika. Kirangije gitangiye kumukuramo imyenda, n'ukuri kimukuramo imyenda nacyo kivanamo. Bagiye ku mwana w'umukobwa bamufata ku ngufu, yagiye ku mwana w'umukobwa amufata ku ngufu, hajyaho n'undi wa kabiri nawe ajyaho amufata ku ngufu. Ibi byose tubonamo muri ino filime byose byabayeho, amateka twarayize. Ndatekereza nubwo waba waravutse nyuma ya Genocide, ariko amateka warayize, warasobanukiwe. Wa mukobwa we menya aho ngaho yarahatorotse. Wa mukobwa menya ko aho ngaho yarahatorotse. Wa mukobwa yaraje hano, aza muri karitsiye nanone iri hano, asanga abantu babishe abagore, abana, abakobwa, ingeri zose. Hano abantu bishe abandi rwose, barabica. Gahunda yari imwe, yari iyo gutsemba ubwoko bw'Abatutsi ngo bugashira. Ariko utari Imana ntago umugambi w'Imana ntago ari uw'ejo wa mungane, si uw'ejo. Imana yaragiye ikunda u Rwanda, iduha abayobozi beza, iduha
leta nziza yatugize umwe, twese twibera abanyarwanda. Ngaho ndebera iki gihugu, ndebera iki gihugu cyacu ukuntu cyari kimeze. Abantu baragiye banga abandi ku rwego rumwe rubi, ariko dukomeza kwibuka twiyubaka. Mwibuka ko turi mu cyumweru cyo kwibuka, tuzafata n'iminsi 100. Icyumweru buriya icyunamo kirakomeza kugeza ku minsi 100. Ku minsi 100 Genocide yabaye iminsi 100.